buzutu yagwa buzutu kabanza nkikubyaye bizabe kuri uwo mwana wawe cyangwa bibe kuri uwo mugore wawe na famiye zawe zose ibyo uburaho wifuriza umuntu bizabe kuri uwo mwana wawe ntiwabyaye nanjye ndi umwana wundi men ibyo wifuza bizabe kuri uwo mwana wawe n'uwo mugore wawe. harya yago ngo ibyo waba basezeranyije ngo ibyo wadusezeranyije ngo mu kwa cyenda ntibizagera ngo utarabikora interineti nta kidakora AI iri mu kazi uzabishyire hanze nk'uko kwa cyenda kazi yako ubwo aho uzaba ubikuye naho hazamenyekana niba wikunda uyiminjiremo agafu wa musore. Yago n'umuntu witwa Briane n'umuntu witwa Jihad imihanda bakomeje kuyiharira uwabangahe uwa batatu. Nuko aba bantu bombi muribuka iri shwana ryabo hagati yabo uwa batatu sibyo ibi ntacyo byabaga bitwaye rwose nta n'ikintu byari kuba bivuze gutukana kwabo gushwana kwabo nta kintu twebwe byari kuba bigize bite bidutwaye ariko ahantu ibintu byaje kubera bibi ni ugufata umuntu ku giti cyiwe nk'uko babizanyeho ari batatu ugatangira kuzanamo iki famiye uwo muntu agize ate akomoka nk'uko mubizi iyi ntambara yari yarahosheje umuntu witwa Yago yaravuze yuko ngo yabiretse nta muntu bafitanye ikibazo biratuje birarangira rwose ntacyo byari bitwaye sibyo rero kugira ngo umuntu witwa Yago ntekereza ariko wari wowe watangije ibintu umunsi azana ndumva icyo gihe yarazanye umuntu witwa Fabien mu kuzana Fabien rero twabyita siki nkaho we yakamukoresheje ikiganiro ahubwo ukagira ngo Yago niwe niwe mutomerwa ibyo ntacyo byari bisobanuye niko kwataka umuntu witwa Briane mu gitondo cyaho niko kuvuga ngo agomba kuzana ngo amavideo ngo ya Briane ngagira ate ngakomba abakobwa hehe ngo mu gitsina ibyo birarangira niko gutuma aba bombi yaba uwitwa Briane yaba uyu witwa Jihad bari baricecekeye ibintu baragize bate barabivuyemo Briane atera n'intambwe agira ate amusaba imbabazi ariko Yago nyuma yaravuze ngo ni imbabazi zanyura rureshwa ngo nakibonye ngo kice ngo kivugishwe ibyo ngibyo ayayayaya dore gufata agati ukagakoza mu ntozi mwazibonye ziriya live mwabantu mwe aba bombi ntacyo bari kuba badutwaye hagati yabo cyane yuko ntekereza ko ibi bintu byitwa icyaha iyo nyiri gutukwa cyangwa nyiri kwataka we yatanze ikirego sintekereza yuko RIB ijya yinjira muri ibi bintu nta muntu wavuze ngo yatatswe cyangwa yatutswe nuko amalive arabaye buryaga agakora ikiganiro kuri cano yiwe abandi nabo bagakora amalive ntibabishye no ku macano yabo kandi bose barafite kandi akurikirwa kugira ngo urebe uburemere bw'ibi bintu ahantu byatangiye gutera ubwoba niba umuntu ubwabo uwa batatu bubwo bajyaga bavugana tuvugishije ukuri kuri nyirabayazana tuvugishije ukuri kugira ngo umuntu najya kuvuga undi ahita azanamo famiye y'umuntu ibintu murabona biruze gutanga biribuze kumara iki ababakurikira ubundi mwebwe hagati yanyu ubwanyu muri abanyabirori muduha show muduha content ntacyo bidutwaye igihe nikigera mwebwe hagati yanyu muzagira mute muziyunga ariko tuvugisha ukuri kugira ngo we Yago uzanemo papa wa Jihad ibi bintu uri kumuzanamo ngo bitanga iki ese wowe nta nubwo ugirimo reba nko kwifata ukavuga ku mubyeyi wa Jihad urumva bira ntacyo bimaze ntaho bihure ntabwo abarizwa muri showbiz ntubizi ngo ariho cyangwa ntubizi niba atanariho ibyo nta kintu byari bivuze rwose nta n'ikintu bisobanuye none se wowe utigiriye impuhwe ubu kwifata abo bombi bagatanga urugero ku mubyeyi wawe ngo ese natinze umubyeyi wawe birakubabaza byarakuryoheye cyangwa byaragushimishije wowe ubwawe wumva nta kibazo ufite kugira ngo bajye gutanga urugero ku mubyeyi wawe ukunda wumva nta kibazo biguteye niba ufite umwana utari wuzuza n'ibyumweru 2
bakavuga ngo ibyo twifuza ngo birakabe ngo kuri uwo mwana wawe, ngo ku mugore wawe, ngo kuri famiye yawe yose ngo aho ukomoka, wumva nta kibazo wowe ufite? Ibyo bintu bari kwaturira ku mwana wawe wumva nta kibazo bifite? Wagiye kuzanamo famiye y'aba bantu, uko mwari muri hagati yanyu hari harimo ingingo yitwa ngo ubutinganyi, itabi, urumogi. Wagiye kuzanamo umubyeyi wa Jihadi, umubyeyi wa Brian, ngo bitange iki? Hagati yanyu ibyo mwavugana byose, uko mwatukana kose, ntacyo byaba bitwaye. Ariko wowe Yago nk'umuntu nyirabayazana watangiye uzana iki ababyeyi baba bombi muri ibi bintu, kandi ababyeyi babo ushobora kuba utabazi. Ibyo bintu uvuga nta record z'igihugu ufite kugira ngo ubifate ubizana ahangaha, nta kintu byari bimaze. Ariko byibuze wakigiriye impuhwe, ntiwemere yuko wataka abantu yaba uyu Brian akomokaho cyangwa Jihadi, nabo ngo baze bavuge umwana wawe w'iminsi ingana gutyo. S'il vous plaît, buriya hari ibintu twitiranya tukabifata nk'ibintu biri aho bisanzwe, ariko buri ururimi rurarema. Tekereza umwana utari wagira n'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri batangiye kwaturaho ibyo bintu. Wagira mbese kuvuka it's okay, ariko nkurikije amagambo ahari wagira ngo wavukiye mu nyuma cyangwa hehe, ahantu bari kuvuza amadebe. Reba induri muri abantu bose bamutangaho urugero. Hejuru y'iki? Hejuru yawe yo kuvuga ngo uravuga ababyeyi baba ngaba. Wowe ataka abantu babiri muhanganye, wikinjira muri famiye zawe. Impamvu nawe bari gutanga ingero ku mubyeyi we bikaba ni ibintu bibabaje biteye agahinda. Urumva kuvuga ngo natinze mama wawe, urumva ibyo byonyine bitakubabaje? Nta gahinda biguteye? Shungura umve ko ibyo bintu bibabaje. Urumva impamvu abantu batinyutse kuzajya batanga ingero ku mwana wawe, ku mubyeyi wawe winjiye muri famiye zabo kandi mwari muhanganye uwa batatu, sibyo Yago? Niba wigirira impuhwe ukagira impuhwe famiye yawe, please sohoka muri ibi bintu, wataka abantu babiri muhanganye, ureke kwinjira mu mafamiye yabo. Urumva wowe ubwawe icara we nka Yago, uvuga ati aha hantu naratambikiriye. Ese uyu mubyeyi namuzanyemo kubera iyihe mpamvu? Namuzanyemo ngo ibi bintu bifashe iki abantu? Wenda akakubimenyesha abantu ngo babikoze iki? Si ubwa mbere wari ubivuze, si ubwa kabiri. Wagaruye muri mubyeyi wa Jihadi, ugaramo wa Brian ngo yumvikanishe yuko ngo Brian yihakanye se, ngo bitumarire iki? Iyo ukomeza ukabataka ku ngingo yabo y'ubutinganyi, nk'uko nawe bahora bakwataka yuko uri iki, uri umunywa rumogi, kandi bakwataka badashyizemo iki famiye yawe. Ibi bintu byo kwataka famiye yawe byaje kuko ari we wagize ute, wabitangaje. Mu by'ukuri na n'uyu munsi ntabwo abantu bari biyumvisha kuntu uri kugenda winjira muri famiye z'abantu. None nk'ibyo byo kuvuga ngo abavandimwe bawe ngo barafunzwe, ibyo ngibyo twari tubizi. Ntabwo byari ngombwa ko tubimenya, ariko intandaro ni wowe Yago. Niba wikunda wicare hasi usenge, numara gusenga uvuga ati se koko ibi bintu ubundi nabizanye gute? Ko nakoraga ibiganiro bisanzwe, nagiye kuzana uriya Fabien kugira ngo nongere nataka aba bantu ngo bigende gute? Bishobora kuba bitanga views, it's okay, nta kibazo. Ariko niba binazitanga, komeza wataka umuntu witwa Brian, wataka umuntu witwa Jihadi. Utazanyemo ngo umubyeyi wa Jihadi ngo umubyeyi wa Brian, uramuzana se? Ninde wavuga ko abo babyeyi babo bafatanye iby'ubutinganyi? Ibyo uhora ubashinja. None se iyo bavuze iryo tabi bavuga yuko urisangira n'ababyeyi bawe cyangwa urwo rumogi? Wowe wicare. Urumva buriya magambo ni ibintu bibi, atera ibintu by'imivumo. Urumva ntabwo famiye yawe ari ikwiye kuvugwaho ibyo bintu bibi gutyo, umubyeyi wawe cyangwa uruhinja rwawe cyangwa umugore wawe. Kimwe nuko nawe udafite kuvuga kuri bagenzi bawe ku bintu utazi, udafiteho iki amakuru. Kandi nubwo waba uyafite, ntabwo ibyo ngibyo nta hantu bihuriye na showbiz. Ibyo bireba iki inzego. Wowe se ukora mu ruhe rwego ku buryo uri kuvuga ngo umubyeyi w'umuntu yakoze ibi n'ibi? Ushinzwe iki? Urabibwira abanyarwanda ngo babimaze iki? Hanyuma se nibabimenya bigende bite? Kandi ibi bintu byaba bitaba ibyo ngibyo gushinja umubyeyi wa Jihadi, icyaha ni gatozi. Umunsi wowe RIB ikuvuga ko uri gukora ibyaha, ibyo uri kuvuga bigize ibyaha, iyo bagushaka bakakubura, ntabwo bari kuza ngo bafate umuntu wahehe wo mu muryango wawe, nawe urabizi neza. Ntabwo ibyo ngibyo byari bikunde. Icyaha ni gatozi, ntabwo ukwiye kwifata ugakorera yo gufata umuntu ngo
umushyire mu ki, umuvange n'ibyo umuvandimwe cyangwa ibyo umubyeyi we agira ate akora. Nta hantu ibyo ngibyo biba bihuriye, buri wese agira ate yibarizwa ibyo yakoze. Rero wowe Yago niba wikunda nk'uko wicaye ngo ugaseka cyane ukavuga ko izo video ntazo ngusebye, ibyo ntacyo bivuze. Niba wumva unabishaka uzirekura, ibyo nta kintu bivuze. Uzahangana n'umuntu witwa Brian kuko niwe uzaba wazisohoye. Ikibazo ahantu kizaba ni uwo mugore uhora uvuga ngo yagiraga ate yakombaga. Aba ari isura ya Brian gusa niwe muzihanganira, ariko muzahangana, ariko uwo mugore nawe naza uzaba ureba ibintu bizakubaho. Rega aho ngaho uri ntabwo ari kure Yago, ariko wicare wiganirize, umutima nama wawe ukuganirize, ubaze n'izindi nshuti zawe nk'ebyiri cyangwa eshatu. Urumva, nurangiza wowe wongere wiminjemo agavuga ngo ibi bintu nabizanye ahangaha mpora mbishingiraho mbipointingaho ko nayo natatse abantu babiri, aba babyeyi babo mbazana monte. Noneho ntubabazwe, numara kubitekerezaho uvuga ati njye rwose ahantu naratannye. Noneho ntubabazwa nuko bari gutanga ingero hehe kuri famiye yawe, kuko niwe wabibanje, niwe wabitangije. Urumva, wigaye hagati yanyu mwasabye imbabazi, ntabwo tubizi ntabwo dushaka kubimenya, ariko mwebwe mureke kwataka imiryango yanyu muvamo. Noneho nimushaka muhindure episode, buri kwezi mujye mukora episode, nishaka imare ukwezi nyine ku mihanda, ariko hataje monde uwundi muntu wese waba bakomokaho. Nta kintu ibyo ngibyo bibuze kugira gute kutumarira, nta kintu na gito. Nk'ubu umwana wawe yagutari wagira n'ibyumweru 2 aje mw'ibi bintu ate ngo warabyaye ngo ibyo wifuza ngo bizabe kuri uwo mwana we n'umugore we na famiye yawe yose ukomokamo. Ibyo bintu bo barabivuga ukumva nta hantu uribwa, barabivuga ukumva umutima wawe utadihagura, barabivuga ukumva unezerewe wishimye. Impamvu rero utishimye ni uko nabo batinyutse kuvuga ibitutsi byinshi. Ntabwo rega Jade ntabwo ari uko ari indiscipline cyane kugira ngo avuge aya magambo yavuze nimugora akagutuka biriya bitutsi bingana kuriya, bifite uburemere bungana kuriya. Ntabwo ari uko ibyo bintu yarabifite muri gahunda. Niba wifashe ukavuga ku mubyeyi we biriya bintu, ntabwo twe tubizi ngo nibyo cyangwa si byo, ariko urabizi neza ko icyaha ari gatozi kireba nyiri bwite, nyiri kugikora. Urumva neza, yabivuze ababaye cyane, yabivuze afite agahinda cyane. Urumva, kubera yuko winjiye muri famiye yiwe, wagomba gukomeza ukamwataka kuko ari umutinganye, ukamwataka uko ushaka rwose, ntacyo ibyo byari bimutwaye. Urumva, ariko Yago iganiriza umutima wawe, uvuge ngo ibi bintu ndi kuzana by'amafamiye y'abandi ntaho bihuriye na showbiz. Abo babyeyi niba muri showbiz, kimwe n'uko uyu mwana wawe atagize ate atubarizwa muri showbiz, umugore wawe ntabibarizwamo, ababyeyi bawe nabo barumuna bawe ntitubazi ntabwo dukeneye kubamenya, turabamenya ngo tubamaze iki? Wowe rwose utanga show, Jihad agatanga show na Brian agatanga show, ariko hagati yanyu nibigume hagati yanyu, bizunguruke, episode ibe episode, ubundi rwose mwivugire pe, mwisanzura uko mushaka, itabi rikomeze riumva, umwotsi ukomeze utumuka aho ngaho hagati yanyu, ntacyo bitwara, urwo rumogi rukomeze rutumuke, ubutinganyi mukomeze mu bwamamaze, mu buganire mu bwamamaze, ko buriya kuri busubiramo uri kubyamamaza ko watangiye kwinjirira iki famiye z'abandi. Niba watangiye gusuzugura umuntu witwa Kimenyi kwa kiriya kigero, uri kwinjirira abantu no kubasuzugura. Yago buriya warubatse nawe, ntekereza ko wavuga ku mugore wawe biriya bintu, wavuga biriya bintu uri kuvuga kuri Muyango akabivuga ku mugore wawe, nta kindi kintu yaba agamije no kugira gute, ni ukugusenyera, sibyo? Rero niba uzi yuko uri umuntu ukunda abantu koko, ukomeza uvuga ngo ibyo nguziranyeho na Muyango, ibi bintu bivuge hagati y'abantu mwatakana umuntu witwa nde Brian na Jihad, ariko biriya uri gukora ugamije gusenya urugo rwande rwa Kimenyi, ugamije gusenyera nde Muyango. Abaye ari umuntu wumva ibintu akabifata uko ashaka, ntabwo waba bavuze ari amagambo ngo akakanya urugo rube rurimo amahoro. Urumva rero ikiza nibigume hagati yanyu uwa batatu, ureke gukomeza wataka abantu, ureke gufata inshuti ziziranye na Brian na Jihad ngo uzatake kuko utishimiye yuko zigira zite zivugana n'aba bantu, kuko uri kurengera kandi ibi bintu biri buze kuba ibintu bigari
urumva, niba wagiye uvuga ku nshuti zabo ukavuga ku babyeyi babo, ibi bintu biri buze gushiduka ni ibintu twe tutazi, urumva, nk'uko nawe uri kwiha gucukumbura nabo baragucukumbura, kandi ntekereza ko biri buze kugira gute, biragukomeretsa kurutaho, ndabizi neza. Wowe iganirizo we Yago uvuga ati ese aba bantu nabazanye mw'ibi bintu nshaka iki, ko nagomba guhangana n'abantu babiri bonyine ari bo muhanganye, urumva. Nababajwe no gufata no kumva bafata urugero bakarutanga kuri mama wawe, byarambabaje, bagafata urugero bakarutanga ku mwana wawe n'umugore wawe bataba muri ibi bintu. Ntabwo biriya bintu binejeje, nta cyiza cyabyo, ariko ndakubwiza ukuri, fata umwanya wawe wiganirize, uvuge ngo aha hantu naratannye, nagombaga kwataka abantu babiri turi kwatakana, famiye zabo n'inshuti zabo nkazikuramo, sibyo? Kuko buriya Yago, buriya uzi ko Kimenyi akureze akakurega, uzi ahantu byakugeza biriya bintu, kuko yakubaza gihamya cyabyo, ahantu byakugera waba ureba, urumva. Niba umuntu ataje muri ubwo butiko, ntukwiye no kwataka umuryango we, ariko ntushaka kuvuga inkuru wayitekereje, ntushaka kubara inkuru uvuga ati ibi bintu ndi kuvuga, iyi famiye ndi kwataka indeze byangwa amahoro. Urasa wakerekana amafoto ya Muyango, Yves yagenda akavuga kuri kwataka famiye ye, ahantu byakugera waba ureba aho ariho. Gerageza nujya gukora ikiganiro umenye abantu uvuga abari bo, umenye uko bakira ibintu, umenye ngo aba bantu ese ibi bintu barugeza ku rwego cyangwa bari buze guceceka nk'abandi bose. Wabonye Merina kwihorera, sibyo? Ntabwo ubizi neza ko n'umuntu witwa Kimenyi Yves yakwihorera. Wowe uri kugerageza kwataka abantu ubona b'inshuti close, b'inshuti z'umuntu witwa Brianne na Jihad, urumva. Niba uri kugerageza kwataka, none ubu winjiye no mu miryango yabo, kandi uri kuvuga ibintu utazi neza, kuko wabikubaza ntabwo wabisobanura. Niba wikunda, niba ukunda ubuzima bwawe, niba ukunda umwana wawe n'umugore wawe, yuko umwana wawe atazakura agasanga atakuza atazi no kukuvuga, wowe soka muri ibi bintu. Niba ushaka guhangana, hangana n'abantu bangahe, babiri muhanganye, uve mu miryango.